Mwaramutse uyu munsi tugiye kuganira ku myuka ihumanya ikirere, tukaba duhere ku mwuka wa dioxide de carbone, gaze methane, umwuka wa ozone, umwuka wa oxide d'azote, umwuka w'amazi, umwuka wa CFC na za aerosol. Nk'uko twabaganirijeho ubushize, iyo izuba ryohereje imirasire yaryo ku butaka, irongera igasubira mu kirere, yagera ku mwuka uhumanya ikirere, bwa bushyuhe bukongera bukagaruka ku butaka aho kugira ngo bukomeze bugana mu kirere. Uko iyo myuka igenda irushaho kwiyongera mu kirere, ni nako ubushyuhe bugaruka ku butaka burushaho kugenda bwiyongera. Ubwo bushyuhe bwinshi bukora urukuta rumeze nk'umupfundikizo w'isafuriya ubuza ubushyuhe kuzamuka, mu gihe akarere kose buherereyemo nako gahinduka nk'isafuriya icaniriye ku muriro. Mu buryo busanzwe, iyo uva ku butaka ujya mu kirere, ni nako ubushyuhe bwakagombye kugenda bugabanuka. Muri iki gihe ubushyuhe burimo kwiyongera bidasanzwe kubera iriya myuka ihumanya ikirere. Iyo turenze iki gice cy'imyuka ihumanya ikirere, nibwo bwa bushyuhe butangira kugenda bugabanuka kugira ngo busubire ku gipimo gisanzwe. Uyu murongo uriho igipfundikizo niwo werekana ubukana n'ingaruka isi ishobora kugira kuri iyi myuka itera ihindagurika ry'ibihe. Ibi byose ni ingaruka z'umuntu. None yewe nawe dukora iki kugira ngo dukingire isi yacu? Naho utaha. Ku bafite ibibazo ntimwibagirwe kubishyira muri komenti zanyu. Tuzagerageza kubaha ibisubizo kandi bizabanyura. Murakoze.